Abakunzi bakadasohoka urubuga rw'imikino turi ku tariki ya 11 Mata 2024. Hari byinshi biba byagiye bigaragara, ariko cyane cyane muri Rayonsports transferi hari byinshi biba birimo kuvugwa. Gusa hari amakuru adasanzwe aba arimo n'ubundi kugenda ajya hanze mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Nibyo ikipe Rayonsports yakoze inama eshatu zikurikiranya zabereye mu Karumuna. Zize kuki nuko gahunda zagiye zifite zitagetingaho byo bigagaho, nuko bakongera imbaraga muri Rayonsports, no kwiga uburyo batwara igikombe muri Rayonsports. Nibyo koko Rayonsports igomba gutwara igikombe cy'amahoro, yanagitwara igasohoka muri CAF Confederation Cup. Nicyo gihe ngo babonye cyo gutumira ikipe ikomeye hano muri Afurika y'Uburasirazuba, bashaka Yanga, birangira byanze bibahitamo ikipe ya Simba. Gusa ikintu kirimo kugenda kigaragara ndetse kinashimishije nuko bagomba kuzitabira iyi mikino ikabera muri stade nshya y'amahoro. Ngo bivuga ko ikipe Rayonsports ishaka gukuba amafaranga yinjije kuri Day nibura inshuro ebyiri, kuri miliyoni 50 aherutse kwinjiza. Ngo bashaka kwinjiza nibura miliyoni 5. Ubwo sinzi niba bazakoresha akanyenyeri, kuko nzi ko akanyenyeri burya gatuma babiba. Amatike yagurishijwe n'amatike bibye barengana ntabijya bifitinga. Tugwaye ikaze kunze kudasohoka wa Sports Info. Nimba ari ubwa mbere banye natwe, reba gato munsi video hari ijambo subscribe manze wapyondaho rwose, ubundi ujye ubana natwe mu makuru y'imikino abagezweho everyday. Abafite ibibazo bizakemuka mu gusenga cyane, ntabwo biba byoroshye. Imana ikomeze ibashyigikire mu byo mukora byose. Kandi inshuti z'u Rwanda, mwebwe mutuye hanze y'igihugu, respect, ndabubaha cyane, ndetse namwe mbifurije ishya n'ihirwe. Mukomeze kwihangana muri ibi bihe bidasanzwe turimo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ni ibihe biba bigoye cyane, ni ibihe biteye ubwoba, ibihe by'agahinda, ariko ntabwo tugomba guheranwa n'agahinda. Tugomba kwihangana ndetse tukarushaho gukora cyane turwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Reka twanzike ingingo zacu uko zikurikirana. Stade Amahoro, stade nziza, stade ikomeye cyane muri East Africa. Navuga ko ari stade ya mbere, tekinoloji irimo yo irahambaye. VAR irimo, umucaca usanzwe uvanze na synthetique, tapi synthetique muri icyo kibuga. Ni ibintu biryoshye cyane. Noneho uburyo ikoranabuhanga iyi stade ikoranyemo, haba mu byo ufuhirira ubu bwatsi, ngo bivuze ko no mu gihe cy'izuba bashobora gushiramo amazi kuyumutsaho nturucabana. Ni stade nziza, hose irasakaye. Wigereranyije niyo muri byo bihe bya kera kugeranya na stade y'ubu, ni stade itikoraho.
stade dushimira nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuba baragize iki gitekerezo bakanagishyira mu gikorwa bakatwubakira stade mpuzamahanga. Natekereza stade nziza, stade ishobora kwakira nibura 45,000. Mwibuke ko Pele Stadium ntabwo yakarenza 10,000 ariko iyo bigera muri 45 aba rero muzabyuzura. Icyo nicyo kibazo mfite, 45,000 rwose kuri Leode mbona byashoboka. Byashoboka mu mboni z'abasesenguzi. Rayonsports nitumira iyi ekipe y'ikigugu nka Simba yahoze mu matsinda, Rayonsports ikagura n'abandi bakinnyi bahambaye bakurura ba Rayon bazayifasha kugera mu matsinda. Yanatwaye igikombe cy'amahoro, yasoje muri shampiyona ari ya kabiri. Nta cyabuza iyi stade y'amahoro kabareyo bayuzura ndetse ikanasaguka. Ni ibintu bizaba bitoroshye kuri uriya munsi. Reka tugaruke ku nama zabereye mu Karumuna. Burya hari imyanzuro ikomeye cyane yagiye ifatwa kugira ngo ikipe Rayonsports izaba ikomeye. Ibi byanahaye sensi yo kumvamo ibintu abariyo ikomeye cyane. Nemeza ko Uwayezu Jean Fide manda ye izarangira mu kwezi kwa 10, ariko kubera ideni yaje gufata muri siko byo kugura abakinnyi kandi yerera ryanze, nyuma yo gutangaza ko gashaka kwita ku muryango we, ikiganiro yigeze kugera kuri televiziyo y'u Rwanda, Uwayezu Jean Fide ashobora kuzongera kubyimba Rayonsports kuko iyi nama yemeje ko agomba gufata amafaranga bakagura abakinnyi, apana kongera kwihugiraho ngo abakinnyi ntabari bose kubagura, kuko ibi biri byaba birimo kubabaza bariyo cyane. Ntabonye ekipe Rayonsports ifite yo gutsindwa n'ikipe ya Etincelle ibitego umufiririzo. Hari ibintu biba biteye n'ubwoba. Amakosa ntabwo ari Julien Mete uba wayateye, ahubwo n'abakinnyi afite ni ibintu byumvikana, bari ku rwego ruri hasi. Abantu bananirwa gutsinda Etincelle mu murongo utukura, urumva bari ni Kigali. Ibyo bintu ntabwo byarabereye i Kigali, siko byari uko bakanganya. Urumva ko ikibazo cy'abakinnyi ni ikintu bagomba kumanza bakosora, ni ikintu cy'ingenzi cyane cyazanafasha ekipe nimba ari ekipe ishaka gukomeza kwirukanka ku gikombe cya shampiyona mu mwaka utaha w'imikino. Ndatekereza cyo cyaba ari cyo gihe, kandi icyo gihe Rayonsports yazahangana kuko ndabona uriya mwaka w'imikino